mbabwira amakuru atatu umuntu azasanga igorogota ku musaraba. Nuwigerera igorigota urasanganirwa n'ibyishimo, imbabazi ndetse n'urukundo nibyo bihaboneka. Amen. Mwabyumvishije ko ngiye kumara kubwiriza. Nuwigerera igorigota urasanganirwa n'ibyishimo, imbabazi ndetse n'urukundo nibyo bihaboneka. Haleluya. Ngwino wigerera igorigota urasanganirwa n'ibyishimo, imbabazi ndetse n'urukundo nibyo bihaboneka. Ya mibabaro yararangiye, urupfu ibyago n'ibikibayo byakuweho n'imbabazi z'umwami wacu Yesu. Tebe nk'abazamura ibiganza dushimire Kristo cyakoze ku bwacu. Haleluya! Haleluya! Kadusome icyanditswe bukeya hanyuma cyo guhimbaza Imana mu ndirimbo cyo gutanga umwanya. Mwabyumvishije ibintu bitatu bizaboneka igorogota. Ngwino wigerera igorigota urasanganirwa n'ibyishimo, imbabazi ndetse n'urukundo nibyo bihaboneka. Ejo bundi nasanze buriya kuririmba ibitari ubuzima bwacu tubikunda, ntacyo bigize icyo bitanze, ariko kuririmba ubuzima tubamo dukora nibyo byiza. Buriya kuririmba cyane ahubwo twoshira cyane ibyo turirimba mu bikorwa nibyo bigize icyo bikoze. Haleluya. Hari nk'umuririmbyi uvuga ngo ndakwihaye wese unyobore, warangiza ntumwihe wese uvuga ngo ububeshe. Ahubwo ushaka ukuntu umwiha wese washaka ukabiririmba buke ariko ukamwiha cyane, nibyo bifite icyo bitanze kuruta kubiririmba cyane utari kubishyira mu bikorwa. Siko papa ruhosha ni ukuvuga ngo tugerageze gukura gusa ibintu ku kanwa tubibemo, nibwo bizatanga umusaruro. Haleluya. Twashimira Imana kuba muri iki kibanza kudutekereza mukabona kuko twobana tukanezererwa Imana. Imana ibaho umugisha, ni umugisha ukomeye cyane kuba mu nzu y'Imana. Turabashimiye cyane. Turashimira Imana ko bana n'inshuti n'abavandimwe Papa Pierre Petero inshuti yacu turaherukanye iri iwacu ari yaturamukije, turamwakiriye. Twishimiye kubana nawe, Imana iguha umugisha. Twishimiye kubana n'inshuti n'abavandimwe abatandukanye, abo tuzi benshi. Twishimiye kubana n'umucuranzi David, Imana iguha umugisha. Twishimiye kubana n'umucuranzi n'iwacu Mujana, Imana imuha umugisha. Imana iguha umugisha baba, turakunezerewe cyane. N'abandi bose inshuti n'abavandimwe turabishimiye cyane, Imana ibaho umugisha. Katunezerewe mu ijambo ry'Imana. Hanyuma n'urwandiko rwa Yohana ni ibice 4 n'umurongo wa 7. Umuntu ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda yomfasha urwandiko rwa Yohana rwa mbere, apana ubutumwa bwiza. Yohana wa mbere ibice 4 n'umurongo wa 7. Ibice 4 umurongo wa 7 Yohana wa mbere. Umuntu ufite naguhe mikoro. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4 umurongo wa 7 haravuga ngo bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda tazi Imana kuko Imana ari urukundo. Komeze dusubiremo. Bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi urukundo. 8 udakunda
batazi imana, kuko imana ari urukundo. Amen. Haleluya. Uyu mwanditsi yaravuze ngo bakundwa, ngo dukundane, ngo kuko ngo umuntu ngukunda uwo nguwo ngo wabyawe n'Imana binyuze mu kwizera umwana wa Yesu Kristo watumye. Umurongo wo hepfo ukurikira yavuze ngo udakunda ngo ntabwo azi Imana, kubera yuko ngo Imana makeri ikoze Imana ngo ni urukundo. Haleluya. Kamere muntu ntishobora guhesha umuntu gukunda, ntibiba. Ariko igihesha umuntu gukunda ni ukuba afite urukundo muri we, kandi urukundo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo nitubashisha gukunda. Ukunda niwe wabyawe n'Imana. Uwabyawe n'Imana ni uwize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Uwo niwe ubasha gukunda. Nawe udafite Yesu Kristo nk'umwami w'ubuzima bwawe ntubasha gukunda, kuko kamere muntu ntiyikunda, ntibibaho. Haleluya. Ntibikunda. Niyo mpamvu Yohane arabyandika navuga ngo bene data bavandimwe mukundane, kuko umuntu ukunda yarabyawe, kandi yabyawe n'Imana binyuze mu kwizera uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Kuko ukunda uwo niwe wabyawe n'Imana. Udakunda uwo ngo ntabwo ari uw'Imana, kuko Imana ari urukundo. Haleluya. Umunsi umwe nari maze iminsi ahantu ku masomo ndataha, ngeze mu rugo ndeba ukuntu mama mpayekeye anyita data we uragiki, uramwe amata se cyangwa fanta. None mpitangira nkihishurirwa ndatahura. None ntekereza yandi mbivuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu ntawana uko rungana, rusumba izuba rusumba ukwezi, kandi kuzimu watumye Yesu aza mu isi yacu indusha turuhure, natakirara cyizererezi cyatumye saca akica. Haleluya. Haleluya. Hari igitero kidakifasha cyane cyo kuvuga ngo kandi ukwikunda umwana wayo je ni kwikunda ndakwiriye, nari umugome nukwimpa Yesu wambambirwe kumusaraba. Haleluya. Haleluya. None mitatahura ndeba ukuntu mama nyitayeho, ndeba urukundo anyeretse, ndeba affection anyeretse, ndatangara. None ntekereza urukundo rw'Imana ngo ruruta cyane umubyeyi ngo akunda umwana. Ndaheba sanga urukundo rw'Imana igitangaza ku mwana w'umuntu, kuba bitaho yakabyakira ni igitangaza. Narebye ukuntu mama nyitayeho wambyaye, ndeba ukuntu ampayekeye, none mbikompara n'urukundo rw'Imana ikunda, sanga ngo Imana ngikunda kurusha ukuntu mama nkakunda. None nawe reba ukuntu mama yagukunda, noneho reba ukuntu Imana igukunda kurusha mama wawe. Bikurura ubyumva. Urukundo rw'Imana igitangaza. Inkunda urukundo ruruta ubwo mama wantwaye amezi 9 mu nda aranyonsa imyaka yanyonkeje. Ngo urukundo rw'Imana ruruta urw'umubyeyi akunda umwana wiwe yibyariye mu bise byiwe. Urukundo rw'Imana, urwo rw'Imana dutegeka gukundana. Ubundi gukunda ni itegeko ry'Imana. Amen. Gukunda ni itegeko ry'Imana yadusigiye ku isi. Yaravuze ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Ikindi cya kabiri, gukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Ibintu byose ngo naho bizingiye, nuko ibyo ngibyo ushobora ibintu by'Imana. Amen. Naho Yohana arabyandika avuga ngo bene data mwiyegeranye murebe ukuntu mwakundana. Ngo kuvuga umuntu ukunda ngo yabyawe n'Imana, ngo kandi ngo azi Imana. Ngo udakunda ngo ntabwo azi Imana, nuko Imana ari urukundo tibikunda. Mu mitekerereze y'ikizigaba nshidu umuzigaba ni imiterere y'akizigaba n'abanyabizinesi nibo bamuyumva. Ntibikunda ko nokunda. Nkeretse Kristo yashitse mu muntu niyo uzuhindura ubuzima bwiwe.
akayobora ubuzima bw'umuntu akamuha icyo gukora. Iyo wakiriye Kristo muri wewe, mbese uba umwishikirije ukavuga ati baba ni wowe ufite telekomande yo gutunga aho ushaka kunjana. Amen. Ni ukuvuga ngo impamvu umuntu yiha icyerekezo nuko ataba afite umuha icyerekezo, ariko iyo Yesu ageze muri wewe aguha icyerekezo akwereka icyo gukora. Ariko iyo kuri wenyine wiha icyerekezo wikoresha ibyo ushaka. Paulo yandikiye Abakorinto mu gice cya 3 tuba mbere umurongo wa 19 na 20 arabwira ngo ese timuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera wavuye ku Mana mufite uri muri mwebwe. Muri kuri 20 arabwira ngo ntabwo mukiri abanyu ngo mwigenge. Kubera iyi mpamvu ngo kubera ngo mwaguzwe ngo amaraso y'igiciro cyinshi, ngo imibiri yanyu ngo muyifate ngo muyikoreshe ngo ibihimbaze Imana gusa. Ni ukuvuga iyo amaze gutahura uriwe ntabwo ukora ibyo ushaka, urakoreshwa. Iyo wamaze kumenya kufite umukoresha ugukoresha, ni ukuvuga ngo witwara neza kugira ngo wamukoresha ugukoresha atakugenda. Iyo ufite bose wawe ugerageza gukoza akazi kiwe neza kugira ngo ubone ibihembo wifuza kugeraho. Haleluya. Impamvu ubona abantu twitwara uko dushaka ni uko tutaramenya kuko dufite umukoresha wacu ni Yesu Kristo. Ntabwo tukiri abacu ngo twigenge kuko twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi. Imibiri yacu tuyifate tuyikoreshe byo guhimbaza Imana. Bakundwa mukundane kuko urukundo rwavuye ku Mana. Ukunda wese yarabyawe binyuze mu kwizera uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Udakunda wese ntabwo arakizera, kuko Kristo ni we udufasha kutubashisha mu gukunda. Kandi hari urukundo hagaragazwa n'ibikorwa. Amuvuga ati umwe wacu ngo ni Felix aratubwiye ngo nubona ngo umuntu ngo arakubwira ngo aragukunda ntacyo kumari ngo bingana no kubana n'umwanzi udafite icyo gutwaye. Ngo umuntu ukubwira buri munsi ngo aragukunda ngo adafite icyo kumari ngo birangana no guturana n'umwanzi ukwanga ariko adafite icyo gutwaye. Ngo umuntu ukubwira ngo aragukunda udafite icyo kumari, ni ukuvuga hari urukundo hagaragara ibikorwa. Niyo mpamvu Imana yakunze irangije iratanga ikora igikorwa cyo gutanga. Ni ukuvuga hari urukundo hagomba kuba ibikorwa. Nubona umuntu arakubwiye ngo ndagukunda kuva mu kwambere kuza mu kwa 12 ntakintu akoze kubwa uzoshira question mark ntibikunda. Atarakujana ko umushasha byuze kugure nk'ikirato cyangwa ipatari imwe igikorwa nyine, kuko hari urukundo iteka ryose hagomba kugaragara ibikorwa. Dushingiye ku byanditswe, Yesu warakunze arangije aduha impano gift ari Yesu Kristo. Muri ibyo yarabitahora avuga ngo yafashe imigisha yose, imigisha yo mu Mana yibera muri Yesu. Haleluya! Amen. Haleluya! Yesu yaje nk'umuco mwisi ariko abantu ntibabimenye. Abantu batuye mu mwijima kandi umucyo uri ruhande. Yesu kuravuga ngo gusa kubanuka winjire mu umucyo uraha. Niyo mpamvu yavuze mu gitabo cya Yohane mu gice cya 13 yaravuze ngo yaje no mwisi ariko abantu ntibamwemeye, ariko ngo abamwemeye bose bakamwizera abo yabagize kuba abana. Abo ngo ntibabyawe n'ubushake bwa muntu, ahubwo ngo babyawe n'Imana bwite binyuze mu kumwizera. Bakundwa dukundane, tureke kuba muzengo akarerego. Nagiye mbibona cyane mukabana n'umuntu mu ikanisa, nagiye mbibona igihe nkora impanuka abantu mu ikanisa no bakoze inama tuzadusengana. Ni ukuvuga tuve mu buzengo akarerego dukundane tuvuye ku mutima kundo rw'Imana, nibwo tuzogura kuco twifuza gushika. Haleluya. Umuntu musengana kwicarira akagura umupanga gutemera uko afite urukundo rw'Imana. Rero ni ukuvuga ngo dukundane vuye kundi baza umutima nibwo tuzoshikira Imana. Ariko dutuye mu buzengo bw'akarerego, kabana n'umuntu akoreka akagukunda ariko nijoro akaja mu gakiko, nikaba bene data ivuga b'abanyankone ngo nagakiko. Rero dukundana urukundo ruvuye ku Mana kugira ngo tuzoshikire icyo twifuza gushika. Bakundwa dukundane, kuko ukunda wese yabyawe n'Imana. Gira imitekerereze myiza, ntabwo ashobora gutekereza ikibi. Paulo arabyandika mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere 13 aravuga ngo urukundo rurihangana, rubabarira byose, rwihanganira byose, ntirutekereza ikibi ku muntu. Ufite urukundo rw'Imana muri we
ntagira imitekerereze mibi, agira imitekerereze myiza gusa ibihe byose. Urukundo rwihanganira byose, rurarengera, rubabarira byose. Urukundo rw'Imana, dukundane. Nayo mpamvu umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo bene data mukore ibishoboka byose muri ukuntu ngobana n'abantu bose amahoro, kandi ngo mbwire n'umwete wo kweza gutejeje ngo ntabwo azobona ngo Imana ngo na Yesu ngo nzibukunda. Imana yakoze ikintu kimwe, itwohereza Yesu ino, hasigaye uruhare rwacu. Ntabwo uzodufata ku ijosi ngo nganye, yohereje Yesu. Ni ukuvuga ngo nanjye hakenewe intambwe kugira ngo mwinjiremo neza. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Mugire urukundo muri Yesu Kristo, tuve mu rukundo rw'akarerego, dukundane bya nyabyo cyane, duharanire kumenya Yesu Kristo, tumike ikibanza mu mitima yacu, niyo tuzodusoza gukora no gukunda, niyo tuzodusoza gukora ibyo mu bushake bwawe. Imana ibaho umugisha, murakoze. Iminota nsigaranye nk'itanu, abakorari nibaze zimbaza Imana. Mukomere ijambo ry'Imana amashyi. Mukomere ijambo ry'Imana amashyi. Hallelujah. Abakorari nibaze. Ibiriho ubu n'ibizaza hanyuma, ntakizangura ku Mwami. Niwe wenyine wanguza amaraso ye, ntakiguzi n'amana ze. Ibiriho ubu n'ibizaza hanyuma, ntakizangura ku Mwami. Niwe wenyine wanguze, ntakiguzi n'amana ze. Ibiriho n'ibizaza, ntakizangura ku Mwami. Niwe wenyine wanguze, ntakiguzi n'amana ze. Zamanukanayo, zabimanukana, biso naba
zigereka zibiri. Hallelujah. Yesu n'amahimbazwe, izina ryiwe ryogezwe, yanogeshe amaraso ye. Yesu ahimbazwe. Twanga tuzamura ibiganza. Yesu mwamahimbazwe, izina ryiwe ryogezwe, yanogeshe amaraso ye. Yesu ahimbazwe. komera Imana amashyi menshi cyane.